Rapaya si distance fo. Helala power edro. Niwayi distance fo. Rapaya si distance. Helala pa edro. Niwayi distance fo. Helala paya si. Herere vaya sirebo. Niwayi distance fo. Rapaya edrome. Haya siredro. Nushaka ko tujanayo. Abaye gute? Abantu mumeze gute? Abantu byagenze biti? Abantu mukabije kuba benshi nibiza bigakomeza kuba byinshi. Abantu mumeze mute? Imana yambwiye ngo iraje. Nijye mu isengero bazifunze ukayoboka kabari. Mwabonye isengero bazifunze ukayoboka ubusamba. Ariko se nubwo isengero zifunzwe imitima yanyu irafunzwe. Nubwo isengero zifunzwe amaso ntabwo areba. Nubwo isengero zifunzwe amatwi yanyu ntabwo yumva. Ese nubwo isengero zifunzwe imitima yanyu barayikingiranye. Abantu muve mu gahuge. Imana yambwiye ngo abantu muve mu gahuge. Agahuge murimo naka. Agahuge murimo ni bwoko ki? Imana yambwiye ngo muve mu gahuge. Hayasire drome ni wide distance fo. La power zinima. Imana yavuze kumanywa ntimwumva. Ivuga ninjoro ntimwumva. Ivugisha abana bato ntimwumva. Ivugisha abashumba ntimwumva. Ituma abahanuzi ntimwumva. Imana yambwiye ngo iraje. Nambwiye ngo ipfuzi igomeje kuba nyinshi, ariko abantu nimuhindukirira Imana nayo izabahindukirira. Biyaramwe nkunda bankunda kandi abashakana umwete baza. Ariko n'abantu bakunda Imana. Neze nije umuntu ukunda Imana ni umenywa nayo. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo irababaye, ibabajwe n'ibizaha by'abantu bikomeje kuba byinshi. Ariko abantu mugire gute? Abantu muhindukire mu nsengero murasamba. N'Imana reka ifunga isengero rega yari babaye. Reka Imana ifunga isengero ari ukaba umuntu ni mushumba yoboye umuntu haryamaniye mu rusengero. Imana irababaye. Mureke Imana ihehe. Mureke Imana ihehe. Kandi n'ubundi retagomeje gura itsindi gufungura isengero sinonaha muwe mwihanganye. Yesu aracyakora umukwabu. Rapaya si distance fo. Ariko bari mu matiku, bari mu magambo, bari mu bwicanyi, bari mu gusabanya, bari mu gukuramo inda, bari mu busambanyi. Imana ishimwe. Ariko babandi batanu b'abakirisitu b'abanyabwenge nta gihe cyabo bigeze bafata ngo bagitesha agaciro. Imana ishimwe. Haleluya. Rapaya si distance. Babaye maso. Ntabwo batewe ubwoba n'ibihe bahagazemo. Ntabwo batewe ubwoba n'ubukene barimo. Ntabwo batewe ubwoba n'amagambo bavuga. Ahubwo sira drone for power. Hela distance fo. Bahanuzi Imana iduhe kumaramaza. Bashumba Imana iduhe kumaramaza. Imana ishimwe. Umushumba wamaramaje ntabwo ateka umutwe. Umushumba wamaramaje ntabwo atubura. Imana ishimwe. Reka mbabwire, iyo wihanganiye Imana ugategereza mu ishuri mu Imana ishimwe, Yesu ajya guhemba. Nakuwa mwana kuko wihanganye kagutuma kuzuba ukagenda, kagutuma kumvura ukagenda, kagutuma muzuba ukagenda, kagutuma Imana idutabara. Rapaya si distance fo. Abantu kure tunaniwe gutegereza. Abantu tunaniwe gutegereza. Ariko se mwabaye muti? Imana idutabara. Imana turengere. Amatwi yacu tkugize gute? Tuyavuniyemo ibiti. Imana ishwagiye tubivuga kesha abantu ntibumva, abantu ntibemera bagira ngo niko byahoze. Ariko Imana ije gukora isaka mu bantu. Yego. Imana ije gukora isaka, ije gukora isaka, Imana ije gukora isaka. Rero icyo nabwira abantu twabakijijwe twemeye n'isoni zawo niyo tuneshere. Reka nizere ko umeze neza kandi uri amahoro nshuti twumva hano dukunda kandi ugakurikira ibiganiro byose by'ivuga butumwa bica ku Musaraba TV. Reka tuvuge ngo ineza y'Imana nibane nawe kandi umugisha w'Imana ukomeho ndetse n'abawe bose hafi na kure Amerika, Aziya, Burayi, Afrika, aho mutuye hose mukamwumva ururimi ndi kuvuga cyangwa se mushobora gusobanurirwa ururimi ndi kuvuga. Mwese mwumve ko mbasuje kandi mbifuriza umugisha w'Imana, mbifuriza kugirwa neza n'Imana kandi mbanifuza yuko Imana yahira imirimo y'amaboko yanyu yose. Ushobora kuba urwaye, ushobora kufite ibigeragezo bitandukanye cyangwa se intambara zitandukanye. Reka nkubwire ngo imbaraga z'Imana Yesu ko yari cyane uyu munsi niko akiri, aracyakora ibintu bitangaza bigakunda. Yakije abantu biremera, yategetse agatanga amahoro araboneka. Icyo upfa no kugira ngo umwizere. Nkunda kubwira kandi uri gukora kumva biremera,
kumva nta kibazo ubuzima bwawe bukaba buri kugenda neza, reka nkubwire ngo ntibibe impamvu yo gutukisha izina ry'Imana, ntibibe impamvu yo gutera Imana umugongo, ahubwo ibyo ngibyo Imana yo gukora bibe impamvu yo kwihesha icyubahiro muri byo. Nuko ninjira mu kiganiro ngize umugisha wo kubonana n'umubyeyi nawe yambaye ipingo n'umubyeyi. Ndi umubyeyi. Ngize umugisha wo kubana nawe rero nubwa mbere tubonanye nayo ku Musaraba TV, ariko kandi naza kubitwemera ntabwo aducika twemere cyaduhakaniye, nabitwemera turamuha intebe yinjiye mu muryango. Ndabyemera. Turagusuje mu izina rya Yesu. Ndabikije mu izina rya Yesu. Ahise abyemera ntabwo yibuka bitinze. Ndabyemeye. Amakuru ki? Amakuru ni meza. Meze neza. Ndashima Imana. Yesu ashimwe. Ahimbazwe. Ndamukanya y'abana b'Imana no kuvuga ngo Yesu ashimwe. Amahoro y'Imana nabe muri mwe. Ariko uzi ko kira nzasubira kwiga kuririmba. Yego. Byagendaga se? Byagendaga. Twishimiye kubana nawe ku Musaraba TV. Nanjye ndabyishimiye. Imana igumugisha. Yego. Umusaraba niwo bendera yacu twabakijijwe, twemeye n'isoni zawo niwutuneshereza. Haleluya. Amen. Amen. Umusaraba niwo bendera ryacu twebwe abakijijwe, aravuga ngo twemeye n'isoni zawo, kandi uwo musaraba niwo utuneshereza. Iyo umusaraba wemeye umusaraba ukemera n'uwo ubambweho, uko byagenda kose arakuneshereza. Aranakuyobora. Kandi wewe n'umwuka w'Imana nibo bana b'iki? B'Imana. Twishimiye kubana nawe rero, tugwaye ikaze ku Musaraba TV. Abakubonye ari ubwa mbere tugiye kuganira n'abande? Bakunda kunyita Mama Samuel. Yego. Amazina yawe mwimerere? Amazina yanjye y'umwimerere ni Iradukunda Yvette. Mama Samuel abantu iyo tuganira ngo uryo n'izina ry'umugisha. Yego. Izina ryawe ni Iradukunda Yvette. Iradukunda Yvette. Yego. Nayo ndajya nkoresha cyane. Ntacyo bitwaye. Icyo bigutwaye? Ntacyo. Yego. Muje muturutse hehe? Nurutse Kicukiro. Yego. Mama Samu ni muntu ki? Umuntu ki tuzi cyo nuko arakanu tuvuga ngo umuntu w'Imana iyo murebye ari uburyo ubona ukabona kabisa ko ari umuntu w'Imana. Mama Samu mu Kristo bwe ni muntu ki? Akuriye imirimo muri make. Ntekereza ko vuga uriye. Ndi umukozi w'Imana, ndi umunyamasengesho, ndi umuhanuzi, ndi umuvugabutumwa. Yo Yesu yangiriye ubuntu byose ndabikora. Yego. Yego. Shozwa byose na Kristo guhimbaraga. Imbaraga. Mushaka kubaza nti se mu murimo we w'ivugabutumwa ni ikihe kintu cyakugoye muri uyu muhamagaro wawe nk'umubyeyi? Ikihe kintu cyakugoye cyane mu muhamagaro wawe? None Imana iguhamagara uri umubyeyi, abandi bahamagara abagabo cyangwa se abasore, we mu muhamagaro wawe Imana yaguhamagariyemo ni ikihe kintu cyakugoye muri uwo muhamagaro? Cyangoye. Aho kushyizemo ihurizo rikomeye. Hari ikintu umuntu ahura nacyo ari mu gakiza akifuza kuba yarafite ibintu ashobora kuba narahubutse ivugabutumwa nagiyemo, nimba ari Yeremiya wigize avuga ati warahashutse nemera gushukika. Ni byinshi Imana bwo irakuba. Hari ukuntu yankubye, ariko kwari ukugira ngo mbemo umuntu ukomeye cyangwa se muzima, wayobora n'abandi cyangwa heka n'abandi. Yego. Impamvu mwajije gutyo, abakozi benshi b'Imana tujya tuganira bafite aho bavuye kandi bafite aho bari kujya, aravuga ati nyamara njye mbere yuko ninjya hano Imana yarankubye. Ariko kandi twara tugasanga hari n'abanze gukubwa, bashaka kubaho mu buzima twabitaga ubuzima bw'ibisosi. Ntabwo bashaka kunywa udusosi gusa, ntabwo bashaka kurya imyumbati, kandi agashaka kuba umukozi w'Imana, kandi agashaka guhanura. Njye yarankubye sinabukene cyane, kuko nkanjye nakoze ubukwe 2013, maze gukora ubukwe uwo munsi nakoze ubukwe nararyamye, maze kuryama mbona marayika araje ampaye igitabo kino kinini, iyi kayi nini cyane registre, amana biki, arambwira ngo uhereye umunsi winjiye mu ishuri. Hanyuma ampaye iyo kayi na bike,
ubuzima bwarangoye kuko ndibuka ko inzu twakoreyemo ubukwe njye n'umutware wanjye twayimazemo amezi 2 tumaze kuyimaramo amezi 2 nayo ntago yageze kuko twari twarishyuye ukwezi kumwe ukwezi kumwe kurangiye baradusohora badusohoye twabaga mu izindiro tuva mu izindiro tujya kuba ahantu bita kwa mifuka hejuru za Bumbogo aho hantu Imana irahankubira cyane ubwo twavuye mu nzu y'ibihumbi 40 tujya mu nzu y'ibihumbi 3 nayo urumva no kuyishura byari kose kuko naho ndibuka twarahageze tumaze kwagera twishyura ukwezi kumwe nyirinzu yajyaga aza kutwishyuza agasanga nagiye gusenga n'umutwaro wanjye yagiye gusenga ko twese twabanye turi abakozi b'Imana yaza kutwishyuruza akatubura rimwe na rimwe akanadutorera n'abantu urumva rero bwari ubuzima bugoye ariko Imana yabanye natwe turashima Imana ishimwe yego Imana yabanye namwe murashima Imana uyu munsi hari umuntu reka nkikubaza n'umuntu twabiganije ubundi reka nkibaza n'ubwo bitari ngombwa yego ababyeyi benshi b'abakozi b'Imana b'abahanuzi wowe watubwiye ko ufite umutware mu bana yego kubera iki ngo zabo zisenyuka no kubera iki ni ukutihangana ubundi Bibiliya yaravuze ngo hahirwa uwihanganiye umugerageza namara kwemerwa azambikwa ikamba ry'ubugingo Uwiteka yasezeranyije abamukunda bose buriya iyo ufite intwaro yo kwihangana n'intwaro ikomeye ariko udafite kwihangana usanga izo risike zose zabaye yego ni ukutera nese mvuze ababyeyi b'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa abahanuzi impamvu basenye ngo ni ukutihangana yego ese bose niko bahura n'ibibazo mu ngo zabo ubundi najyaga numva kera baca umugani ngo ntazibana zidakomanya amahembe kandi ngo hari abantu ntihabura uruntu ntabwo washoboka ko mu rugo ibintu byahora byose ari amena ariko iyo umaze kumenya aho waguye uca bugufi yego ukihana ku kantu uvuze niko nashaka kugeraho iyo umaze kumenya aho waguye uca bugufi biravugwa yuko abantu kenshi uretse n'abagore b'abahanuzi bavuga ubutumwa batajya baca bugufi batajya bahugurika iki kintu urakizi kandi nawe uri umwe muri abo ngabo ndakizi ntabwo duhugurika ntabwo muhugurika kubera iki kandi we mwagahuguritse mugatanga urugero kuki mudahugurika no kubera iki urumva ahanini benshi baravuga ati njye ndi umukozi w'Imana Imana indimo irankoresha ibyo bigatuma yikakaza ariko ibyo ntabwo aribyo byari bikwiriye ubundi Bibiliya avuga ngo ahari umwuka wera w'Imana umuntu aca bugufi ushobora ko abantu umwuka wera aba yaragiye barahari cyane hari n'ibicamuke cyane rwose yego urakoze cyane tumaze iminsi twumva inkuru cyane mu murimo w'Imana kumva abashumba babafunze yego kandi wareba kumva ngo umushumba ngo yazize ubwambuzi escroquerie ibintu nk'ibyo yego nkabura nimba umushumba leta igeze aho yinjira mu madini yego kandi amadini ariyo akajya muri leta yego akafasha leta kurwanya abanyabyaha none uyoboye irya dini we wagaragaye uri gukekaho ibyaha ntibiza nti uyu murimo w'Imana sinzi muri ibyo yavuze ngo urugendo ni bangahe bazarurangiza yego iyo murebye nk'ibi bintu nkamwe bakristo urugendo umuntu ari bandi bazarurangiza muyibona mute mu byacya mute musenga mute ubundi umurimbyi yaravuze ngo hasigaye intwari zimaze kunanirwa ibyo by'abashumba habayeho no kuba bafunga isengero hari ibintu Imana yari irambiye mu murimo w'Imana yego ukabona nk'umuntu ni umushumba afashe umudiyakoni udiyakona baragiye bararyamanye afashe umuvugabutumwa baragiye bararyamanye afashe umwana w'umuririmbyi basenga abwiriza ayoboye aramuteye inda rero ibyo ni ibintu byose Imana yagiye ibona Imana irababara yego noneho bituma Imana imanuka ikora mu bayobozi isengero barazifunga cyane cyane nkatwe abakozi Imana ko Imana ajyaga inatubwira ko isengero zifunzwe ntabwo byabayeho rero bidutunguye twari tubizi kandi n'ubundi zikomeje gufungwa kuko Imana iracyari gukora isaka no kujonjora yego
imana iracyakomeje isaka n'ijonjora. Tugiye kubyinjamo neza, uri umuhanuzi nubwo utabivuze, ariko niyo wabihisha birakugaragaraho. Reka tugusabe noneho usenga imana, numara gusenga imana twinjire mu kiganiro kirimo n'ubutumwa imana yashyize ku mutima wawe. Reka dusenge. Amen. Urakoze kunyakira ku Musaraba TV. Imana ibaha umugisha. Imana yacu, Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana y'imbaraga, Imana igira ikirema arangiza ikagikomeza, Imana yaremye ijuru n'isi. Turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ibambe n'urukundo ugirira abantu bawe mu izina rya Yesu Kristo. N'ubwa mbere ngeze ku Musaraba TV, ariko unyemerera imbaraga z'Imana ziganze, unyemerere iki kiganiro tuyobore mu izina rya Yesu. Ntaba ari twebwe, imbaraga z'Imana ziganze. Urakoze Yesu kubikoze ni mu izina rya Data wa twese n'ijwi ry'Umwuka wera. Amen. Yego. Uravuze uti insengero barazifunze, ariko n'ubundi Imana ikomeza kuza kujonjora. Yego. Ese ko bafunze insengero, nagiye ngana n'abantu benshi cyane, harabona abenshi banyuze hano babihana bati insengero zirafunzwe, insengero zirafunzwe. Rimwe n'imwe abantu ntibanabyumve, ntibanabyemere, ariko bidaciye kabiri insengero baba barazifunze. Yego. Wanuzi uraza uravuga ngo nubwo bafunze insengero mwe kwitotombera leta. Imana ikoreye muri leta kuko mwananiranye ngo ibe yegetseho. Yego. Ariko banuzi ukavuga yuko ari ukubera ibyaha bya bamwe. Yego. Mu banyamadini cyane. Ese kuva bafunga insengero kugeza uyu munsi ntago barahindukira na rimwe kugeza ubwo Imana ivuga ngo ndakomeje gufunga? Ahubwo nibwo ibizaha urebye bikomeje kuba byinshi. Yego, kuko nk'abashumba twari tuzi bamwe bari badushumbye, bari kunywa inzoga, abandi bagasambana, abandi bakiba. Urebye rero nibwo ibyaha biri kuba byinshi mu bantu. Yego. Mukona biterwa n'iki kuba ibyaha biri kuba byinshi mu bantu kandi ari abantu bavuga ko baretse ibyaha? Ubundi nasomye ijambo rirambwira ngo Imana ikimara kurema umuntu yahise yicuza. Abantu ntabwo twumva, wagira ngo matwi yacu twavuniyemo ibiti, abantu ntabwo twumva. Kandi ikindi cya kabiri, abantu benshi bishwe no kutamenya. Ikindi cya kabiri, abantu benshi bamenyereye Imana. Nkatwe abahanuzi nta nukivuga ngo yumvwe, turavuga ngo niko byahoze, niko byahoze. Ariko nkongo ari mu kigori bakajya bavuga ngo izashye, kagira ngo niko byahoze, ariko igihe cyaje kugera nkongo irashye bitewe no kutumva. Rero nagira ngo nkubwire ngo ibyaha bigomeje kuba byinshi mu bantu, ariko Imana ije guhemba no guhana, kandi Imana ije guhemba buri muntu wese ibikwiranye n'ibyo yakoze. Twagiye tubivuga kenshi, abantu ntibumva, abantu ntibemera, bagira ngo niko byahoze, ariko Imana ije gukora isaka mu bantu. Yego. Imana ije gukora isaka, ije gukora isaka, Imana ije gukora isaka. Rero icyo nabwira abantu bave mu bidatunganye, abantu bave mu byaha, bari kugotomera ibizaha nk'abanywa amazi. Abantu bave mu byaha bakurikira Imana. Nasomye ijambo ry'Imana riri muri Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16. Yesaya igice cya mbere umurongo wa 16 haravuga ngo nuko mwiyuhagire mwiboneze mukuri ibyaha byo mu mirimo yanyu, ngo ndetse naho byatukura tukutuku Uwiteka arabyeza bigasana sheregi, bigahinduka nk'ubwoya bw'intama bwera. Ijambo rikavuga ariko nimwemera mukumvira ibyiza byo mu ijuru bizabazaho, ngo ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Izabarya. Umanutse hepfo haravuga ngo ndetse akanwa k'Uwiteka niko kagize gute? Niko kabivuze. Imana ishimwe. Hanyuma nagira ngo mbwira abantu, Imana ije guhemba no guhana. Imana ije mu bahanuzi, Imana ije mu bavuga butumwa, Imana ije mu bapasiteri, Imana ije mu badiyakoni, Imana ije mu rubyiruko, Imana ije mu bakobwa, Imana ije mu babyeyi. Imana ishimwe cyane kuko birambwiye ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku Uwiteka arabyeza, ariko Imana ijya kweza ibyo byaha wabanje guca bugufi. Imana ijya kukweza wabanje kuniha. Imana ijya kukweza wabanje kugira gute? Wabanje kumvira ijambo ry'Imana. Imana ishimwe. Wamara kuryumvira ukarishyira muri wowe, wamara kurishyira muri wowe Mwuka wera w'Imana akaza akakwemeza iki? Akakwemeza ibyaha byawe. Iyo Mwuka wera w'Imana kurimo akwemeje ibyaha byawe, bituma uca bugufi ugahindukira. Mwibuke Bibiliya yavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ngo ariko ndetse nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Nayo nkubwire ngo muhanuzi, inkota y'Imana izakurya. Ibyo ukora byose inkota y'Imana izakurya. Muvuga butumwa ibyo ukora byose Imana
inkota y'Imana izagira gute? Izakurya. Niba uzi ko uri umusambanyi ukabikora nkana ntiwihane, inkota y'Imana igize gute? Irabanguye. Urakora ibizaha nkana, ariko niyo ngana ubwo ukora ibizaha nkana urupfu ntabwo rutinze. Wamenya uko wiriwe ariko ntabwo wamenya ukuri burare. Wamenya ukuri burare ariko ntabwo wamenya uko ukuri bigire gute, ukuri bwirirwe. Rero njya nkubwire ngo urupfu ntabwo rutinze. Ubundi abantu mwabaye mute? Abantu mwagenze gute? Abantu mwitwaye gute? Njya mbabwire ngo Imana igize gute? Imana irababaye. Nagira ngo mbabwire ngo Imana ije guhemba no guhana. Imana ije gukora isaka mu bantu. Nagiye kubona mbona ninjoro, mbona marayika afashe itorosho hari gukoropa. Imana yo mu ijuru iri kumbwira ngo hari ibintu Imana ije gukoropa, hari ibishingwe Imana ije gukura mu nzira. Kandi la paya si edro, Imana yambwiye ngo hari Dawidi bari mu ishyamba bagitwikiriye, ariko Imana ije kubakura mu ishyamba, igiye kubashyira ku mugaragaro. Kuko abantu bageze gute? Abantu bakabije kuba benshi, abantu bakabije kuba benshi. Imana yambwiye ngo rero ije kuvugurura, Imana ije gukora isaka, Imana iraje ije guhemba no guhana. Ijambo riravuze ngo nimwemera mukumvira muzajya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Izabajya. Umuririmbyi yaravuze ngo abagezeho baragwiriye baranezerwa umwana w'Imana, ngo ndetse n'abandi bari mu nzira. Niyo nkubwire ngo kuza ni inyungu zawe, kuza ni inyungu zawe, gukorera Imana neza ni inyungu zawe. Ndakunda kubwira abantu, iyo ndi kubwiriza ndakunda kubwira abantu, ukorera Imana neza ukayikorera ubabaye, ariko iri kurya ku bihembo ubirya wenyine. Cyakora iyo ushaka uhereza uwo ushaka. Imana ishimwe cyane. Rero ikintu gikabije, abantu duteye Imana umugongo, ibiti amatwi yacu twayavuniyemo ibiti, ntabwo tugishaka kumvira Mwuka Wera, ntabwo tugishaka kugendana n'Imana. Imana yambwiye ngo irababaye, yambwiye ngo ije guhemba no guhana. Irambwira ngo amagare ya benshi yamanutse ndetse yarangije no kumanuka. Niko Imana avuganye naye. Ikindi yambwiye ngo agatwikirizo kavuyeho. Imana yo mu ijuru ishimwe. Rapaya si distance fo erara power edrob. Imana yambwiye ngo ije gukora isaka. Niko Imana yagize gute? Niko Imana yambwiye. Ijambo ry'Imana riri muri Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere haravuga ngo Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya. Zaburi igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Aravuga ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ngo ndetse ntiyicane n'abakobanyi. Imana ishimwe cyane. Haleluya, haleluya. Ntahagare mu nzira z'abanyabyaha. Imana ishimwe cyane. Ngo ndetse ntiyicane n'abakobanyi. Ndahubwo uwo muntu amategeko y'Imana rapaya si edrob ni wayi distance for ngo ndetse amategeko y'Imana niyo yishimira kubanywa ninjoro, ngo umuntu icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. Ngazahora n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, ngebe byacyo ntabwo byuma, ngahubwo bihora bitoshye. Imana ishimwe cyane. Ngo ndetse n'imbuto zacyo zora zigize gute? Zora zitoshye. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ese ntabwo ukurikiza imigambi muhanuzi, ntukurikiza imigambi y'ababi, muvuga butumwa ntukurikiza imigambi y'ababi, munyamasengesho ntukurikiza imigambi y'ababi. Abantu ishyari rirabishe, ubugome burabishe. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo iraje igeze mu batinganyi. Imana yambwiye ngo ifashe umwe irakubuye, yambwiye ngo ifashe intara iragosoye, yambwiye ngo ifashe isabune ije kuvuguta. Ariko ibaze Imana yakuvuguse wajya hehe? Ibaze Imana yakuvuguse wa mugabo wajya hehe? Ibaze Imana yakuvuguse muhanuzi aya sirebo era efozinima wajya hehe? Imana yambwiye ngo abantu mukabije kutumva la paya si edro ibiti mwabivuniyemo amatwi. Imana yambwiye ngo ije guhemba, ije no guhana. Imana ishimwe. Haleluya. Umuririmbyi yaravuze ngo abagezeho baragwiriye, ngo ndetse abandi bari mu nzira, ariko nushaka ko tujyanayo ngo ndetse wihane. Imana ishimwe. Nagira ngo ubwire ngo ihane. Kwihana harimo inyungu nyinshi. Iyo wihannye honyo katageze urahagera, iyo wihannye intebe so aticayeho uyicaraho. Imana ishimwe cyane. Naso ni ijambo rivuga ngo umugisha Imana itanga ntabwo ijya yongeraho umubabaro, kabiri nta nubwo yongeraho iki, ntabwo yongeraho umuvumo. Imana ishimwe. Haleluya. Nagiye mbona abantu bize bapfana diporome, nagiye mbona abantu bize diporome zitagaciro, ariko iyo wubashye Imana ugakiranuka ubona inyungu nyinshi. Ikindi ukiranutse umugisha Imana iguha, ugera hirya hose ukagerana hafi. Nkuzana ijambo ngo kizwa.
nkuzaniye ijambo ngo kizwa, nkuzaniye ijambo ngo kizwa. Imana ishimwe cyane, haleluya. Nibuka Abisirayeli, Imana yabwiye ko bazinjira mu gihugu cy'amasezerano, ariko banyura mu butayu, mbese bivovotera Imana. Njye nkubwire ngo mu kibazo ufite, iyo wivovose nabyo bituma utagera ku musaraba. Rero mbabwire ngo Imana iduhereze imbaraga z'umutima, Imana iduhereze imbaraga zo gusenga, Imana yongere tugarukeho, Imana yongere iduhereze agakiza. Bahanuza Imana iduha agakiza, bavuga butumwa Imana ibaha agakiza, bashumba Imana ibaha agakiza. Mwuka wera w'Imana aho yageze umuntu aca bugufi, mwuka wera aho yageze umuntu arihana. Ariko se mwuka wera cyamufite? Urebye uko ahamagawe mbere niko ukiri, urebye uko aririmba niko ukiririmba, uko adiyakona niko udiyakona. Abantu mwitwaje ngo isengero zirafunzwe, n'izisigaye ziraje zifundwe. Imana yambwiye ngo ije guhemba no guhana. Ubutinganyi bukomeje kuba bwinshi, Imana yambwiye ngo ije guhemba. Inzara iraje, ibyago biraje, uburwayi buraje. Uzahungira he? Uzahungira he? Mupapa uzahungira he? Mubyeyi uzahungira he? Mukobwa uzahungira. Uyu mubiri twambaye, uyu nguyu ujya ubara ugata agaciro. Ariko wubashye Imana, Imana ibana nawe. Iyo wubashye Imana, umurinde aravuze ngo ndi umukristo nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze ku gupfa. Imana ishimwe cyane. Umukristo ntabwo atinya intambara, umukristo ntabwo atinya amakuba, umukristo naho amapfa yaza abasha gukomera akavuga ngo rapayasi edro. Imana iri muri njye yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Imana nasenze yavuganye nawe, yambwiye ko izankiza, yambwiye ko nica mu muriro ntazashya, nica no mu mazi atazantembana. Imana ishimwe, ibyo akabigenderaho bigatuma Imana igira gute, bigatuma Imana ikora. Ariko se abantu mwabaye gute? Abantu mwabaye gute? Abantu mumeze gute? Abantu byagenze biti? Abantu mukabije kuba benshi, niba bigakomeza kuba byinshi. Abantu mumeze mute? Imana yambwiye ngo iraje. Njye nkubwire ngo iyo ukiranuka ntabwo Imana yakureka, naho amakuba yaba benshi, ariko Imana ibana nawe. Ariko se urakiranuka? Urakiranuka wuzuye amashari, wuzuye ubugome, wuzuye kugambana. Abapasiteri nibo basebanya, abantu uzi nitwe dusebanya. Imana ishimwe, abanyamasengesho nitwebwe twina dukomanya imitwe. Njye ngo mbabwire ngo Imana iraje. Hari ibintu Imana irambiwe, hari ibintu Imana irambiwe, hari ibintu Imana irambiwe. Imana yambwiye ngo inkoni yayo irabanguwe, ukuboko kw'Imana kurabanguwe. Imana iramanutse, Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo ipfuzi igomeje kuba nyinshi, ariko abantu nimuhindukirira Imana nayo izabahindukirira. Biyaramwe nkunda bankunda kandi abashakana umwete baza. Ariko n'abantu bakunda Imana, nizo nijemo umuntu ukunda Imana niwe umenywa nayo. Umuntu ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana ishimwe ngo nkunda bankunda kandi abashakana umwete abo bazagira gute? Bazambona. Imana ishimwe. Ese uri gushakana umwete Imana gute? Ntwabonye isengero bazifunze ukayoboka akabari, ntwabonye isengero bazifunze ukayoboka ubusambanyi. Ariko se nubwo isengero zifunzwe imitima yanyu irafunzwe, nubwo isengero zifunzwe amaso ntabwo areba, nubwo isengero zifunzwe amatwi yanyu ntabwo yumva. Ese nubwo isengero zifunzwe imitima yanyu barayikingiranye. Abantu muve mu gahuge. Imana yambwiye ngo abantu muve mu gahuge. Agahuge murimo nakahe? Agahuge murimo ni bwoko ki? Imana yambwiye ngo muve mu gahuge. Hayasire drome ni wide distance for la power zinima. Imana yavuze ku manywa ntimwumva, ivuga ninjoro ntimwumva, ivugisha abana bato ntimwumva, ivugisha abashumba ntimwumva, ituma abahanuzi ntimwumva. Imana yambwiye ngo iraje. Imana yambwiye ngo igize gute? Iraje. Hari umuririmbyi maze igihe umfasha katumuririmbeho gato. Inkono y'Imana sugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana sukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana, agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Muhanuzi we, inkono y'Imana sugupfa kwiyarurira, inkono y'Imana sukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho nuzi kwihangana, agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Mukirisitu we, inkono y'Imana sugupfa kwiyarurira,
inkono y'Imana si ukugenda wikoreramo, inkono y'Imana iribwaho n'uzi kwihangana agategereza Imana nayo ikamwarurira ibihiye. Imana ishimwe. Nkubwire ngo umukristo ugwije kwihangana abona itsinzi y'Imana. Umukristo ugwije kwihangana arya ku masezerano. Ariko ikibabaje abantu b'iyi minsi, abanyamasengesho, abahanuzi, abavuga butumwa, kwihangana biratunaniye. Imana ishimwe. Ariko buryo wihangana ukagera kaho gukiranuka, ukagera kaho kwizera, ukanirinda, bizara inyungu nyinshi. Imana ishimwe cyane. Muri ibyo yaravuze ngo ntabakoreye Imana ngo yikorere amaboko. Iyo ukoreye Imana neza ubona ibihembo by'Imana. Imana ishimwe cyane. Ariko ijambo ryavuze ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi nicane n'abakobanye. Imana ishimwe. Haleluya. Ese ubwo ntukurikiza imigambi y'ababi, ntukurikiza imigambi y'abarozi, ntukurikiza imigambi y'abagome, ntukurikiza imigambi y'abicanyi, ntukurikiza imigambi y'ubujyaji, ntukurikiza imigambi y'amashyari. Imana yambwiye ngo iraje. Imana yambwiye ngo iraje. Ese ngo n'Imana ikumanukira uzajya he? Kuko kw'Imana igusumira uzajya he? Ijisho ry'Imana iri kureba nabi uzajya he? Najya nkubwire ngo izere Imana, kandi uhereye umunsi uhindukirira Imana. Uhereye umunsi ufata icyemezo. Aho uri mu kazi udakiranuka ufata icyemezo. Imana ishimwe. Aho uri mu buzima bwa buri munsi ufata icyemezo uhindukira Uwiteka. Imana ishimwe cyane. Ijambo ryarambwiye ngo nimungarukira nanjye nzabagarukira. Imana ishimwe. Ugarukira Uwiteka. Haleluya. Mu ntambara ufite ugarukira Uwiteka. Imana ishimwe. Njye nkubwire ngo gukiranuka niyo nyungu nyinshi. Wikangwa n'ibihurimo, wikangwa n'intambara urimo. Imana ishimwe. Wikangwa n'ubutunzi, n'iby'ubutunzi burakenewe. Ariko mbere na mbere kiranuka. Imana ishimwe. Mbere na mbere izera Imana. Haleluya. Abantu musize kutumva, abantu ntabwo mwumva. Imana ishimwe. Imana yambwiye ngo iraje. Ariko hindukira mugabo, mukobwa hindukira, mubyeyi hindukira, mushuba hindukira, muhanuzi hindukira. Ariko Imana yambwiye ngo ije gukora isaka mu bantu. Abantu muhindukire. Imana mu ijuru igiye gute ibahereza umugisha. Imana data wa twese ibarengere. Imana ishimwe. Jambo ryavuze ngo nimwemera mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu, ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izagira gute? Inkota y'Uwiteka izabarya. Imana ishimwe. Birababaje kubona insengero zifungwa, abantu bakirwa banywa inzoga, nta kabiri ndabona bafunze. Ariko se biri guterwa n'iki? Natwe twitwa ngo turi mu rusengero, turi mu nzu y'Imana, twabereye abantu inzitizi. Ni twebwe twirwa tugotomera ibyaha. Ese umusinzi yahera hehe yinjira abona imbuto abanyamasengesho turi kwera, abona imbuto abahanuzi turi kwera. Imana ishimwe cyane. Imana iraje. Imana iraje. Imana iraje. Uzarebe umusinzi yari kumwe na mugenzi we mu kabari bari kunywa inzoga, iyo basinze umwarandatundi. Ariko se kwiki gihe nuwe murokore wakurandata? Nuwe muhanuzi wakurandata? Abo kabona ageze mu kirere akavuga ati iyaba yapfaga. Ari umushyira hanze. Niwo gushyira hanze. Niwo kwataka, niwe wa mbere kunaga mu kibazo. Ariko Imana iraje. Abantu twabereye abantu inzugi zo kutinjira. Najya mbabwire ngo abantu twongere twisubireho. Abantu ntabwo twumva, twongere twisubireho. Imana yo mu ijuru igire gute? Imana yo mu ijuru bagirire neza. Imana yo mu ijuru bahereza umugisha. Kandi iri jambo muri kumva, njya mbabwire ngo muhindukire. Aho uri Burayi, aho uri muri Canada, aho uri muri Amerika, aho uri mu Bwongereza, mu gihugu cyose urimo, najya nkubwire ngo uhindukire. Ushobora kumenya umunsi ukomeze, ariko ejo ntabwo wamenya. Nyamara urupfu ntabwo rujya ruteguza umuntu. Ngaho imagine Imana upfuye utihannye, upfuye urimbutse. Najya nkubwire ngo bamaso. Ijambo ry'Imana riri muri Matayo 25 rivuga ku bakobwa 10 ngo 5 bari abanyabwenge, ariko ngo abandi 5 bari abapfu. Ariko umva ijambo rikomeye, abanyabwenge ngo bari bafite amavuta mu mperezo, ngo ndetse n'amatabaza yabo yahoraga yaka. Imana ishimwe. Haleluya. Uzi bano bakobwa barinze agakiza muri bo, Imana ishimwe. Mbese umuntu abonaga bano bakobwa 10 bari mu nzira, yabonaga ari abanyamasengesho, bambaye amajipo maremare cyangwa amakanzu maremare nk'iyi nambaye, yabonaga ari abakozi b'Imana. Ariko data wa twese mwiza yabona akabona bangahe? Akabona 5. Imana ishimwe. Ariko Bibiliya ngo umukwe atinze. Imana ishimwe. Haleluya. Ngo umukwe atinze bose bagira gute? Bose barahunikira. Haleluya. Muhanuzi ntabwo uhunikiri, muvuga butumwa ntuhunikiri. Imana ishimwe. Mu Kristo ntuhunikiri, mudiyakoni
pasiteri n'uhunikiriye, mushumba n'uhunikiriye. Iki ntabwo ari igihe cyo gusinda, nicyo gihe twakabaye maso ugakanguka ugasenga. Imana ishimwe kuko turi mu minsi igoye, iminsi y'ubuhenebere. Haleluya. ngo umukwe atinze bose bagira gute? Bose barahunikira. Noneho abandi batanu b'abapfu bagiye ku banyabwenge barabangwa ni muduhe ku mavuta kuko amatabaza yacu azima. Bababwira ijambo rikomeye ngo ntabwo amavuta yadukwira. Haleluya. ngo ntabwo amavuta yadukwira. Rapaya si distance ngahubwo nimujya mu bahanduzi kugira gute? Kwishakira yanyu. Imana ishimwe ngo mu gihe bakigenda bakigiye, amen, ye umukoraza akimara kuza afata babandi batanu bari maso ngo babinjanye mu bukwe, ngo ndetse urugi barugize gute? Urugi rurafunzwe. Imana ishimwe babandi batanu b'abapfu mwimagine umukwe mbabwire babandi batanu bari mu bintu bidafite icyerekezo, bari mu matiku, bari mu magambo, bari mu bwicanyi, bari mu gusebanya, bari mu gukuramo inda, bari mu busambanyi. Imana ishimwe. Ariko babandi batanu b'abakirisitu b'abanyabwenge nta gihe cyabo bigeze bafata ngo bagiteshe agaciro. Imana ishimwe. Haleluya. Rapaya si distance babaye maso, ntabwo batewe ubwoba n'ibihe bahagazemo, ntabwo batewe ubwoba n'ubukene barimo, ntabwo batewe ubwoba n'amagambo bavuga, ahubwo bagize gute? Bakomeje umusaraba, bakomeza urugendo. Imana ishimwe. Mwibuke bano bakobwa batanu b'abanyabwenge mu rugendo bahura bya bicantege byinshi, bahuye n'amagambo, bahura n'ababasenya, ariko babangoye iyi Mana twizeye turakomeje kuyikurikira, naho twabura iby'isi, naho twabura ibikome, ariko Imana iri muri twebwe ntabwo tuzayitukisha. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Mbese bayinamzeho babuze amavuta yo kwisiga, bayinamye. Mutekereze n'abasore b'igogi baraje abasuka, ariko bakomera kuri Yesu. Muri bari bafite agakiza k'umwimerere. Nayo mabwire Imana yongere duha agakiza k'umwimerere. Iyo ufite agakiza k'umwimerere umugabo aguca inyuma yawe ngo nubwo aciye inyuma mwana namushatse wavuze. Imana ishimwe ukabwira Imana ngo Mana ongera unyubakire. Haleluya. Iyo ufite agakiza k'umwimerere ntabwo utsura. Imana ishimwe. Iyo ufite agakiza k'umwimerere naho inzara yakwica urakomera. Iyo ufite agakiza k'umwimerere naho amagambo yaza uravuga ngo Yesu nzi kuri muri njyewe. Haleluya. ngo Yesu nzi kuri muri njyewe, kandi ubwo uri muri njyewe n'ibibaho byose urabizi. Imana ishimwe. kandi nzi ko ushoboye kubikuraho. Haleluya. Mwibuke Saduraka na Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umva ijambo bavuze, baravuze ngo Imana twizeye. Haleluya. ngo naho yadukiza cyangwa ntidukize. Haleluya. ngo ntabwo tuzubarira iki, ntabwo tuzubarira ibigirwamana. Bari baramaramaje muri bo. Muroko wamaramaje, muvuga butumwa wamaramaje. Yasaduha kumaramaza ayasire drone fara power hela distance fo bahanuza Imana iduha kumaramaza, bashumba Imana iduha kumaramaza. Imana ishimwe. Umushumba wamaramaje ntabwo ateka umutwe, umushumba wamaramaje ntabwo atubura. Imana ishimwe. Mweke mbabwire, iyo wihanganiye Imana ugategereza mu ishuri mo, Imana ishimwe, Yesu ajya guhemba. Hakuwa mwana kuko wihanganye kagutuma kuzuba ukagenda, kagutuma kumvura ukagenda, kagutuma muzuba ukagenda, kagutuma kumanywa ukagenda. Imana ishimwe. Yesu aravuga ngo mwana wanjye akira ibihembo, kandi ibihembo Imana yatanze ntabwo bitera umwaku, ntabwo bitera ikirungurira, ntabwo bitera inzoka. Ariko abarokore tunaniwe gutegereza. Imana idutabara. Rapaya si distance fo abarokore tunaniwe gutegereza, abantu tunaniwe gutegereza. Ariko se mwabaye muti? Imana idutabara, Imana turengere. Amatwi yacu twigize gute? Tuyavuniyemo ibiti. Imana ishimwe. Hano Saduraka na Meshaki na Abedenego bari mu itanura ry'umugeni, bari bafite abanzi se, bari babafite abantu babiteze. Haleluya. Mbese bagiye gupfa karabani. Imana ishimwe. Nabo babatayemo, ariko bari bafite kwizera guhamye. Murokore surana ukwizera nk'ukwa mbere, muvuga butumwa surana ukwizera nk'ukwa mbere. Imana ishimwe. Iyo kiranutse ukagerekaho kwizera, impumyi zirahumuka, ibirema birahaguruka, ingumba zirabyara, ibipfamatwi birumva. Ariko ikibazo agakiza karagiye, dusigaye turi ibishashi. Imana turinde kuba ibishashi. Abarokore nta mwuka wera w'Imana, turi ibicamuke. Yesu adutabara. Imana ishimwe. Haleluya. Imana ikurinde kuba igicamuke muhanuzi, muvuga butumwa reka kuba igicamuke, mudiya kureka kuba igicamuke, mushumbe reka kuba igicamuke. Imana ishimwe. Haleluya. Bano bagabo bahamije Imana bagira kwizera, Imana ibana nabo. Iyo wizeye Imana, Imana ibana nawe. Imana ishimwe.
yavuze ngo umukwe atinze bose barahunikira. Imana ishimwe. Ariko se ntabwo abantu muhunikiriye? Abantu ziri iminsi murahunikiriye, abashumba murahunikiriye, banyamasengesho murahunikiriye. Imana itugarukeho. Mwaretse tugahindukira tukava mu byo turimo. Birema ngo nimungarukira nzabagarukira. Mwaretse tukagarukira Imana. Cyamara ngo haracyari ibyiringiro y'uko igiti cyatemwe kikongera kigashibuka ngo ndetse kikagira ibitontomi bibabi biruta ibizambere. Imana ishimwe. Abantu mwaretse tukagarukira Imana tukava mu bintu bidafite umumaro, ibintu bidafite ishusho. Imana ishimwe. Uraryoshya umubiri uko uryoshya nawe uzabura, uko uryoshya umubiri nawe uzakugarukira. Imana ishimwe. Birema ngo ubibira mu mubiri azasarura kubona, ariko ubibira mu mwuka azasarura umwuka. Imana ishimwe. Haleluya. Rapaya si distance ni wa era efo raya sire bone sansoma ni wayi distance. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo irababaye, ibabajwe n'ibyaha by'abantu bikomeje kuba byinshi. Ariko abantu mugire gute? Abantu muhinduke mu nsengero murasamba. N'Imana reka ifunga isengero rega yari babaye. Reka Imana ifunga isengero yari babaye. Ukaba umuntu ni mushumba yoboye umuntu baryamaniye mu rusengero. Imana irababaye. Mureke Imana ihehe, mureke Imana ihehe. Kandi n'ubundi racyakomeje guha itsindi gufungura isengero sinona mube mwihangane. Yesu aracyakora umukwabu. Rapaya si distance fo. Ariko umuntu wamenye Imana nahatajya mu rusengero agakiza haracyagafite. Nahatajya mu rusengero umuntu wamenye Imana ntabwo azandurusha ibyo kurya by'ibwami. Imana ishimwe. Rero ngo abazi Imana yabo bazakomera, ndetse nibamara gukomera umva ijambo rikomeye ngo bazakora iby'ubutwari. Nibamara gukora iby'ubutwari ngo ndetse bazakomeza n'abandi. Ukomeje bangahe muri uru rugendo? Ntabwo urisa ni barati nturirwa guhisha abantu, ariko Yesu adutabare. Imana igire gute? Imana idutabare. Ariko yarambwiye ngo nimungarukira nanjye ndabagarukira. Mugarukira Imana. Imana mu ijuru igire gute? Ibahereza umugisha. Ndabakunda. Imana ibashyigikire. Muri mbya yaravuze ngo ndi umukirisitu nzahora ndiwe mu bintu byose ngeze kugupfa. Kose uracyari umukirisitu? Undi yaravuze ngabagezeyo baragwiriye baranezerwa umwana w'intama, abandi bari mu nzira ihane. Abagezeyo baragwiriye baranezerwa. Yeropaya si distance fo helana power edro ni wayi distance fo ropaya si distance helana pa edro ni wayi distance fo helana paya si herere vaya sirebo ni wayi distance fo la power edrome haya siredro. Nushaka ko tujanayo ihane ngirinjira gukiza ubu ihane. Kandi rero kandi uwo mutwaro wikoreye nyemera ugutururuke tuzabane mw'ijuru ihane. Kandi rero kandi uwo mutwaro wikoreye nyemera ugutururuke ngo tuzabane mw'ijuru ihane. Hazaba umucyo mw'ijuru ihane. Kandi uwo mutwaro wikoreye nyemera ugutururuke tuzabane mw'ijuru ihane. Kandi rero kandi uwo mutwaro wikoreye nyemera ugutururuke tuzabane mw'ijuru ihane. Haleluya. Muri mbya yaravuze ngo kandi uwo mutwaro wikoreye mwemera uguture. Haravanga bagezeho baragwiriye banezerwa umwana w'intama. Umwana w'intama. Imana ishimwe. Yewe nkubwire ngo abagezeho baragwiriye kwihana n'inyungu zawe, ariko ibyiza nuko wakwihana. Imana ishimwe.
nubwo turi mu isi ariko tuzi ko hanyuma y'iyi si hari ubundi bugingo buhoraho. Imana ishimwe. Ariko se ubwo bugingo Imana izabuguha witwaye gute? Ufata icyemezo mu mutima wawe, Imana mu ijuru igire gute? Imana mu ijuru ibahereza umugisha. Ariko mbere yo gusenga nagira ngo mbwire abantu bafata icyemezo cyo gukizwa. Nta gihombo cyo gukizwa, nta n'umwaka mu gukizwa. Imana ishimwe. Reka dusenge Imana, ariko abantu tube maso, reka abantu tube maso, abantu tube maso kuko ibihe biragoye. Imana yacu, Imana nziza, Imana yo kwizerwa, Imana y'inyembaraga, Imana ifite ubutwari n'ubushobozi, Imana igira ikirema ikagikomeza. Unyemerere mukunzi, ushyigikire wantumye, nemeye kuvuga ibyo wantumye, shyigikira ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Sengera iri jambo umuntu wese uri buryumve, umutima wo guhindukirire, nirice mu gutwi ngo risohokere mu kundi, ahubwo umuhe kurizirika ku nkingi z'imitima. Umugabo uri buryumve ahindukire, umukobwa uri buryumve ahindukire mu izina rya Yesu Kristo. Umuntu wese uri buryumve ahindukire, yaba umuzungu, umwirabura, umunyarwanda, yaba umuganda, umukongomani, buri muntu wese umuhe guhindukira mu izina rya Yesu Kristo. Kandi namara guhindukira afata icyemezo. Unyemeye Data wa twese mwiza, urekereshe imbaraga zawe, urekereshe mwuka wawe wera, urekereshe umuriro wawe mu izina rya Yesu Kristo. Imana ishimwe. Aho mwuka wera yageze ibintu birasobanuka. Nagere ku bantu bawe. Urakoze Yesu kubikoze, tubisabye twizeye. Izina rya Data wa twese niwe mwuka wera. Amen. Amen. Mama Samu, Imana iguhe umugisha wakiriye ku ijambo ryiza ririmo ubutumwa Imana gutumye, kandi ni ubutumwa buzima. Ubutumwa buzima kavuga ngo Imana y'amahoro ikwagure imbaraga n'amavuta ntibikakuboreho iminsi yose. Ku bantu muduteze amatwi muri kano kanya, dukurikirana abantu batandukanye, hari abashaka kwakira agakiza, hari abashaka ko mwasenga bafite ibyifuzo bitandukanye, hari abafite ibintu by'imisozi byananiwe kuvaho, ariko bavuga ati turifuza umuntu twasenga, cyane ko hari abantu baba badafite uburyo bwo gusenga. Turagusanga ugiye ngo utange nimero zawe za telefone, wagushaka yakubonaho. Nomero zanjye ni 078 627 337 338. Kanongere nzisubiremo ni 078 627 337 kandi ndabakunda. Imana ibaha umugisha. I love you. Natwe turagukunda cyane, n'abashuti b'umusaraba bose n'abadukurikira ku musaraba bose ndabizi ko baragukunda cyane, kuko n'ubwa mbere bakonye ko nzi ko ugiye kuba inshuti yabo. Ndabyizeye kandi kubibona. Nanjye ndabishimiye. Turabifuriza kugaruka kandi ntimuzatebe. Ntabwo tuzategwa, amarembo aruguruye. Yego. Imana igumisha. Ciao ciao. Sawa, bye.